Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza mwe mwese mudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Imana ikomeze ibarinde kandi ibahe umugisha. Ngewe turi kumwe mu makuru yacu yo ku itariki ya 10 z'ukwa 9 2024 ndi umushakamba Maurice. Ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye Sentama kuri radio na televiziyo Nuru ya Mashariki. Sentama wiriwe? Mwiriwe neza umushakamba, murakomeye? Turakomeye, turashima Imana. Imvura se namwe mwayibonye? Natwe twayibonye, navuga nti yagabanyije ivumbi kandi yateguje abahinzi. Yego. Reka turebe amakuru, ingingo z'ingenzi tujye kugarukaho zigera kuri 7 z'amakuru tujye kugarukaho kuri uyu mwanya, aho mujyi wa Sake hagaragaye umurambo w'umukoroneri ufite wo muri APCRS, ubwo ni ingirwa koroneri cyangwa koroneri autoproclamé wo mu mutwe wa APCRS mu mujyi wa Sake yapfuye. Ubwo turi buze kureba yishwe nande, byagenze gute, yaguye mu yihemirwano, kandi nanone turi buze kureba imirwano yabereye Gatare ndetse na Kaniro muri Masisi. Turi buze kureba muri Uganda, aho bivugwa ko amakuru yemeza ko Uganda yataye muri yombi umukada wa AFC M23. Patrick Moya yatangaje ko bagiye guhashya FDL ariko bizajyana, ndetse ngo nuko u Rwanda ruzakura ingabo zabwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo niba zihari turi buze kubireba. Turi buze kureba kandi nanone ibyo mu ishyaka rya Martin Fayulu, aho umwe mu bakomeye muri iryo shyaka nawe yaba yasanzwe yishwe cyangwa yapfuye. Turi buze kureba kandi ibiganiro bihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru aremeza ko byimuriwe undi munsi, ndetse abari abanyamakuru b'igitangazamakuru cyitwa Tazama gikorera mu kwaha kwa leta ya Kinshasa bakubiswe baramburwa ku buryo bukomeye mu mujyi wa Goma. Bwana Sentama, ngira ngo izi ngingo n'ingenzi nizo turi buze kugarukaho. Yego, nizo koko, ntabwo mba nta ngingo n'imwe isigaye mu zo twateguye, tukaba tugiye kuzigeza ku bakunzi bacu, ubundi tubararikira kudukurikira. Yego, tudatinze rero tunyarukire hariya Sake. Yego, reka duhere Sake, aho koroneri wa APCRS rwose umurambo we wagaragaye arambaraye mu muhanda. Aya makuru wayakurikiye, byifashe bite? Uyingirwa koroneri byayo byagenze gute? Ingirwa koroneri ntituramenya neza icyo yazize, ariko ikigaragara hariya aba ba APCRS ni abantu bakunze gutera ibirindiro bya M23 bagakozanyaho, kandi ntibisiba. Birakekwa rero ko yaba yarashwe ari muri urwo rwego, yaba yarashwe, ko twabonye umurambo we urambaraye ahantu mu muhanda. Koroneri witwa Shukuru Katundika wo muri APCRS, kandi abangaba ni babandi tumenyereye ko bashinga za bariyeri hariya bakambura ndetse n'abagenzi. Twarabibonye akenshi ko hari igihe bajya kwambura baba barimo bambura batangiriye abagenzi, cyane cyane abamotari. Ugasanga M23 AFC, cyane cyane bariya basore twita abanyadushoka bamudahusha, ugasanga noneho barimo bararengera abo bantu batangiriwe hariya kuri za bariyeri. Bashobora rero kuba ari muri urwo rwego yapfuyemo. Ngira ngo ikigaragara nubwo ari ingirwa koroneri, nta mukoroneri wapfa gutyo bisanzwe atishwe n'umukomando cyangwa n'umusirikare. Ikigaragara nuko ataba yishwe n'umuturage. Ntabwo ari umuturage. Ntabwo dutinda kuri uyu, nubwo nanone tutareka kuvuga ko icyama cya APCRS kirimo bimwe mu byajogoroje cyangwa mu byazengereje abaturage cyane bo mu bwoko bw'abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko ngo APCRS numva ngo ni y'abahunda, ahari bajya banagirana amakimbirane n'abandi b'abahutu. Nibyo buriya hariya buri muryango, yenda tuvuge babyita tribu, ariko burya nubwo tubyita ubwoko ntabwo aba ari ubwoko nyabyo, ahubwo ni nk'inzu, bijya kumera nk'inzu, ariko nanone si inzu. Ni abantu baba bafite inkomoko imwe mu bisekuru byabo. Yego, buriya uko biteye hariya buri tribu rero igenda igira gurupe yayo yitwaje intwaro. Rero cyane cyane usanga ari abantu bo mu bwoko bw'abahunde,
kandi abahunde burya hagenda habamo abatandukanye, harimo n'abanyanga biganje muri biriya bice by'epfo bigana za Pinga bikora kuri Warikare. yego. Abo rero usanga bafite umutwe wabo ari uyu nguyu APCLS. ubwo rero usanga barafatanya mu bikorwa bitandukanye byose, no kwambura no kwica, kumenesha, kugira gute, kugira ngo wajye ubyumva hariya hagiye haba n'ibintu by'amakimbirane hariya mu Isake, wumva abo mu bwoko bw'Abahutu batabaza bavuga bati twebwe iyo umuntu w'umuhutu atambutse hariya bapfa kureba izina gusa, noneho umuntu ugasanga bamubujije gutambuka bitewe n'uwo ari we, agatambuka Abahunde gusa, agatambuka ntacyo batanze, ntacyo basabwe, ariko nk'umuhutu agasabwa kuba yabanza gutanga amafaranga kugira ngo abahongere bamurekure atambuke. Aya makimbirane rero yagiye aba hariya kandi amaze igihe. Bwana Umushakamba, ndabyibuka ahagana muri za 1993 hari mu kwezi ahagana mu kwezi kwa kabiri kurangira, habaye intambara y'Abahunde n'Abahutu hariya irakomera, yavuyemo abantu benshi. Iyo wamanukaga ziriya za Rwashi wasangaga inzu zaratwitswe, byari ibintu bibi cyane. Ibyo bintu rero byarakomeje, ariko ntabwo bihera ku 1993 gusa, buriya na kera byabayeho na mbere muri za 1964 na kangahe aho ngaho byagiye biba, kuko hariya ubundi hayoborwaga n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Abahunde baza gusa n'abarwanye babavana ku buyobozi, noneho batangira kuvuga ko hariya ngo ari, babivugaga mu rurimi rwabo, buriya nimbivuga birasetsa umuntu uri bunyumve ubizi wahabaye, ngo ni butaka bwa tata. Ubutaka bwa tata bivuze ngo ni ubutaka bwa ba sogokuru, ubutaka bw'ababyeyi, bwa papa, ibintu nk'ibyo. Mbese basigara bifata nk'aho aribo ba gakondo. Noneho niho uzabona hariya ngo ni mu ubwami bwa kwa Karinda, ubwami bw'Abahunde, ibintu nk'ibyo. Ugasanga ikintu kirimo kuba hari, ugasanga ni ikintu cy'ivangura, nicyo cyagiye gikura rero, usanga gihitana abantu benshi batandukanye. Ni ibingibi birumvikana. Reka duce tujya mu mujyi nanone muri Masisi, tugumye muri Masisi tuvuye Isake, reka turebe imirwano yabereye Gatare na Kaniro, ndetse yanatangajwe n'ubuyobozi cyangwa itsinda rishinzwe kuvugira M23. Ego, imirwano yatangiye saa 11 z'igitondo uyu munsi, hariya ariko itangijwe na FARDC, FDLR, Mayi, Abarundi, mbese bariya bafatanya na FARDC aribo batangira rero ubwo barwanye, kuko nibo bagabye ibitero. Cyangwa twaranabivuze, hari amakuru twabivuzemo aheruka, aho twavuze ko hariya hari umwuka w'intambara cyane, ko twabonaga FARDC irimo yitegura igenda irunda ibikoresho bya gisirikare, bimwe biturutse ko izana n'abasirikare bashya bavuye mu bice bya za Kindu, Maniema, Epfiriya, bagenda bazamuka begera hariya. Rero twarabivuze, ariko intego nta yindi, ni Rubayi barya. Rubaya, ikibazo cya hariya ni Rubaya, bafashwe Rubaya, reka dutere tugarure Rubaya, dutere nuko rero bimeze. Ariko ikiriho, bakubiswe. Nahoze mvugana n'umuntu uriyo, ambwira ko bahise bongera bagahunga bakamanuka epfo, bacurika epfo ahegera za Bugabo. basubiye mu mashyamba yabo. Basubiye mu mashyamba. Mu kigaragara Rubaya rwose bafashwe ahababaza cyane, buriya n'ubu barayirira. Kuko byose ni Rubaya, Isome, Kivu yo hirya iriya muri Rucuru hariya hegera za Kibirizi. Yego.
kubera amabuye y'agaciro hano. Ibi bice bya Kaniro, Katare n'ibindi bice birimo imirwano, navuga ko hafi ukwezi kugiye kurangira ariho humvikana imirwano muri Masisi. Iyi mirwano ihereze izaba iyihe se? M23 izafata umwanzuro birukane bajyane mu mashyamba ya za Warikare cyangwa bazakomeza kuriya? Njye simbona bazakomeza kuriya, kuko uribuka mu minsi ishize, sinzi niba n'icyumweru cyari cyashika, ahubwo ngira ngo hari ku itariki zingahe, enye ni zingahe, ni nk'aho ngaho ukaba batwitse centre ya Kaniro hariya ni imbere ya FDLR, niho twavugaga wa mujenerale ngirwa generale abo kwa Mutayomba, uwise generale Mutayomba, twavugaga basubiranyemo bapfa umugore, nibo barwana hariya. Buriya rero Rubayira barya, bari baracukuye amabuye barakize, basoresha bakora ibiki, ariko aho bamburiwe Rubaya ngira ngo bameze baratakaje ku buryo bahora bahonda agatoki ku kandi bati tugarure Rubaya. Icyo mbona rero kizava hariya, icyo mbona kizahava ni uko n'ubundi bizaba, kuko tugenda tubyigira ku byo tubona, twagiye tubona ahandi bagiye barwanira, ngira ngo ubonye Gicanga hari ubwo bayifataga bakayivamo bakongera bakagaruka, ndavuga M23 AFC ikagaruka ikayisubiza ikazongera ikayivamo, bityo barabibonye. Ngira ngo rero ni biriya, ariko amaherezo ikiriho kuko n'ubundi kugira ngo Rubaya igire uwo mutekano, ndetse na ziriya za Kaniro abantu bahatuye, kuko biriya bice ni ibice by'ubworozi Mushakamba, ni amafamu manini cyane. Nkihaba mbere hari umugabo wo mu bwoko bw'Abahunde witwaga Ndakora Kubuya, abantu banyumva baramuzi, yari umuntu w'umuhunda ariko wabaye umworozi, yari afite inka nyinshi cyane, inka zijya kure zirenga nk'ibihumbi 5. Niba rero iyo afite za nk'ibihumbi 5 afite zifite aho zirisha, urumva ko ni umuntu uba afite umutungo cyane. 5 aho zijya kurisha zigahaga zikabaho zikahabyarira, urumva ko ifamu ye yabaga ari ifamu nini cyane, ushobora kugereranya n'umurenge wo mu Rwanda cyangwa imirenge 2 bityo. Urumva rero hariya ni mu bantu b'aborozi b'abakire, baranahinga, hera ibirayi, hera ibigori, hera uranakuze mbona biriya bice bagemuraga itabi ry'ibikamba, ibibabi barigemura mu Ruhango, imodoka zikaza zipakiye. Ni abantu bagira amafaranga cyane. Ntabwo rero abantu nk'abariya mpamya ko M23 izabareka guhora babura umutekano, cyane ko ari abantu bakomeye bashobora kugirira n'igihugu akamaro. Ndayibona ibarengera, ikirukana FARDC, biriya bintu bikavaho, bya za bariyeri byo kwamburwa gusa kugira gute bigacika. Ndabona FARDC n'abambari bayo bamanutse, babarengeje nka za Warikare mu mashyamba. Ibyo niko mbibona, ntabwo mbona bakomeza kurwanira hariya. Birumvikana ko ni ukuri kandi ni nako bigaragara. Reka tuhite tureba noneho ibyo umwe mu bakada ba M23 wafatiwe muri Uganda agatabwa muri yombi, aho bivugwa ko yari mu nkambi arimo ashaka abantu bagomba kujya muri M23 bemerera amafaranga. Ese ubundi mbere ya byose uyu mugabo ngo yitwa Baraka Elonga David, ubundi M23 ni kuri ishaka abantu, cyangwa biragaragara ko uyu muntu wenda imikorere y'itari ihwitse? Nibwo bwa mbere mbyumvise muri Uganda, kandi n'abariya bayobora M23 AFC, yego, baba hari ukuntu
cyangwa warabyumvise bagiye kugera Rwanda banyuze i Kampala nta kibazo bagize, ahubwo igenda birebera mu bundi buryo kuko Uganda ni igihugu kigendera ku mategeko. Ndabona uriya muntu hari andi mategeko ashobora kuba yishe kurusha uko bamubona mu 23. ashobora no kuba yayitiriye mu 23. Nabyo birashoboka, simbizi, ntabwo nta rutonde rw'abasada ba M23 ngira, ariko icyo mbona jewe ndabona hari ikintu kijyanye n'amategeko ashobora kuba yishe agafatwa kubera iyo mpamvu. Mbere y'uko nsoma inkuru yose uko ibivuga kugira abantu bumva uko bimeze, ngira ngo izi nkambi zirimo abanyekongo batandukanye bavuga ikinyarwanda, kandi abo banyekongo inkambi zo muri Uganda nizo M23 yabagamo, abageze M23 babagamo, babamo n'abavandimwe ni inshuti, ku buryo ntizeye ko n'ubundi n'abari muri M23 baturutse muri izi nkambi, ikindi mobilisation mu gihugu cy'abandi ntiziba zemewe, ku buryo niba koko aya makuru ari ukuri yafashwe ari gukora mobilisation, birasa nkaho ari umuntu wari ushatse kubyitirira, cyangwa se ari umuntu washakaga gushaka uburyo ki yajijisha cyangwa se ayobya uburari mu bundi buryo, cyangwa se agamije kuba yasahura abantu. Wenda mbere y'uko nawe ugira icyo ubivugaho, reka mbanze ngusomere inkuru wumva uko bivugwa. Muri bemeza ko inzego z'umutekano muri Uganda zataye muri yombi David Baraka Elonga, uvuga ko ari komiseri w'ihuriro AFC ryibumbiyemo imitwe ya politike n'uwitwaje intwaro wa M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baraka yafatiwe mu nkambi y'impunzi ya Kangwari mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Uganda, ashinjwa gushakamo abajya mu myitozo ya gisirikare umutwe wa M23 utangira mu mujyi wa Bunagana uherereye muri teritori ya Rucuru. Uyu munyapolitiki yasobanuriye abashinzwe umutekano ko asanzwe atuye muri Bunia muri teritori ya Njugu mu ntara ya Ituri, kandi ko asanzwe avugana by'ako kanya na Colonel Nanga washinze AFC. Umwe mu bayobozi bo mu nkambi ya Kwangari yabwiye ikinyamakuru Ship Report ko Baraka yinjiye muri iyi nkambi mu buryo bunyuranyije n'amategeko tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2024, atangira gusezeranya impunzi ko nizemera kujya mu myitozo zizahabwa amafaranga. Yagize ati abashinzwe umutekano basanze Baraka amaze gukusanya abantu 32 barimo abakobwa bato 4. Izi mpunzi zari zitegereje imodoka yagombaga kuzijyana mu myitozo ya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Baraka ukiri mu maboko y'inzego z'umutekano za Uganda akurikiranweho icyaha cyo gucuruza abantu, AFC cyangwa M23 ntacyo irabitangazaho. Mpiniye aha ngaha bwana Sentama, yego, ikintu kitumvikana ni kimwe. Yego. M23 ikoresha amayeri na AFC ikoresha amayeri atandukanye akomeye. Ntabwo nizeye ko yakora mobilisation muri buriya buryo ikajya mu nkambi, hajyamo umuntu utasanzwe uzwi winjira mu nkambi bikitwa ko yinjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Ntabwo mobilisation iri mu bwenge buke yakorwa na AFC. Hari ibintu bibiri ngenderaho nkagira icyo mu byo wasomye muri iyo nkuru. Yego. Icya mbere ni ukuba muri iyo nkuru bivugira ko yinjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Yego. Icyo cyonyine ni ikintu yafatirwa. Ikindi cya kabiri, kandi AFC M23 ngira ngo mu rwego rwo kugira ngo ikore neza ibikorwa byabo bigende neza, simpamya ko yakora muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo ikore bitemewe yinjire mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko nanone simvuga ko yabikorana na leta ya Uganda ngo yenda yihe ubwo burenganzira bwo kwinjiramo. Urazi ko M23 abenshi ni impunzi. Yego. Uretse wenda abari ku rugamba barwana, kandi bari impunzi kandi bafite imiryango yabo muri izo nkambi. Nge numva aho kujya gufata umuntu wo muri Jugu ni mu yindi ntara, ni muri Turi ruguru iriya za Bunia.
urumva umuntu uvuye iyo ngiyo akaba ari ujya hariya mbere na mbere wivugiye uti iriya nkambi abarimo ni abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Urumva uwo muntu rero no mu mivugire ntabwo azahuza n'abandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. yego Rero ibyo bikanyereka ko uwo muntu ashobora kuba yari afite izindi mpamvu ze. Ikindi cya kabiri, nta hantu turumva M23 yasezeraniye abantu amafaranga. Ni ubwa mbere mbyumvise. Kuba hajyaho icyo kintu cyo kuvuga ngo bazahabwa amafaranga rero ni ikigaragaza ko ngira ngo ni umwanzi ariko ubwo wenda mvuze umwanzi turebye mu ruhande rwa AFCM 23 yabikora kugira ngo ayisebye nabyo byashoboka. Rero ikigaragara uwo muntu rwose niba Uganda yamufashe nanjye inkuru nayisomye, ariko ikigaragara kumufata harimo amafuti afite yatumye bamufata. Ntabwo bamufata ntacyo bamukeka. Icyo nibaza ntabwo ubuse bavuga ngo abahereye bihanga sinzi niba uhazi n'uriya mu birunga niho ingabo za ARCM 23 zahereye ziba hariya mu birunga. Abahereye ziriya ko bahahereye bahageze bate? Bamenye ko bahageze. Cyangwa rero harimo n'ubundi bwenge bakoresha bakaba bafata bagera hariya mu nkambi, kandi abo babigisha kubasanga bakaba babumvisha kandi bakaza kandi bakagerayo. Uyu rero ndabona yari afite izindi mpamvu ze, niko mbibona. kereka nuza nibura wenda kereka iyo bivugwa ko yaraje gushaka abo kujya wenda muri wa mutwe wa Zaire w'abahema. Yego, kuko niho byakumvikana kuko ari bo muri biriya bice byo muri turi. ibyo birumvikana. ariko kuvuga ngo babaye mu 23 ariko se nanone ko tuzi ko abantu bari muri ziriya nkambi ahanini ni Kivu y'Amajyaruguru. yego ariko nabwo ufashe iki gice cya Rucuru na Masisi no wenda bikamanuka bigafata agace gato ka Warikare bigera no muri za Karehe. ariko hari n'abo nabonye bagiyeyo batavuga ikinyarwanda. Hari nk'abantu nzi bo mu bwoko bw'Abafurero, Ababembe, hari n'abariyo baba bafite target yo cyane cyane yo kujya hanze kubera baba batinya umutekano hariya muri Congo, babona iwabo hatameze neza. yego ariko ntabwo nzi bo muri za Ituri kujya rero kwigishwa n'umuntu uvuye muri za Ituri kandi bo mu bice byo hepfo aha ngaha. ndabona harimo akantu kadasobanutse. yego ubwo leta ya Uganda nayo turayizi, igihugu gikorera ku mategeko, igihugu gishishoza, buriya bafite uburyo bari bubikemure. ariko uwo muntu simubona rwose yaturutse muri AFCM 23 kuko ifite abakada. yego abakada ntabwo ijya gutira abakada muri Jugu. yego kereka iyo bivugwa ahandi kuko ndabona iyi nuzi iri hafi na za parike na za na Lake Ruberi. ni ruguru yaho, ni ruguru cyane. urumva ni ruguru. yego ni ruguru cyane. ahangaha biragaragara ko ari umuntu wabiyitiriye cyangwa se ari byanakorwa na leta ya Kinshasa kugira ngo ijisho igaragaze ko Uganda hari ibikorwa bihari byo gufasha M23 FC. nabyo reka turebe noneho Kinshasa nanone. Patrick Muyaya, minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho, yagize ati rwose hari gahunda, yabitangarije ikinyamakuru France 24, avuga ko hari gahunda yo kwirukana FDLR ariko ngo bigomba kubanza kujyana n'uko u Rwanda narwo rwakuye ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ubundi se ko u Rwanda rwabihakanye, izi ngabo Kongo ikomeza gutsimbararaho kandi ejo ikagenda ikaganira n'u Rwanda, urabona ibintu bihishe iki? Biraza kwica ibyari bihari cyangwa biraza bikora iki?
ibi bintu icyo mbona Patrick Muyaya ahubwo iyo ataza kuvuga ibi ngibi ibyo nibyo byari kuntangaza kuko iyi ni imvugo yisanzwe. Buriya nari kwibaza se noneho uyu mugabo ahindutse ate byigenze bite, ariko kuvuga ibi ngibi ngira ngo ni indirimbo ye asanganywe kuko abo barwana barabazi, abo barwana bahoze muri FARDC, abo barwana abanyapolitike bavuye muri leta abenshi. Iyo ufashe ubuse nka Kisora ni umunyarwanda wo mu iyihe ntara cyangwa ni umunyarwanda wa hehe? Nanga ni umunyarwanda wa hehe? Ubuse General Sultan Makenga banafite no kuri za payroll zabo n'undi Bernard Byamungu General ni uwa hehe? Ni abantu nk'abo ngabo. Biriya rero njye mbibonamo ni ikintu cy'amananiza kwanga kurekura FDL kuko bafite ibyo bayikoresha, hari ibyo bayungukiraho, bafite ibyo bayikoresha, ariko si n'ibyo bayikoresha cyangwa bayungukiraho gusa, ahubwo mbonamo no kuyitinya. Mbonamo no kuyitinya kuko ibarusha imbaraga. Niba umuntu ari mu mutwe urinda perezida, niba umuntu yarihinduye amazina akajya muri leta akaba afata ibyemezo, uwo muntu rero kujya kumurandura isaha n'isaha yaguhitana. kugira ngo ujye ubona umutekano muke uba muri Goma, nta bandi bawutera. Byaramenyekanye buriya ngo igihari ni uko bari barashoye. FDLR yari yarakoze cyane, icukura amabuye, bacuruza bibaza Mushakamba isoko ryo kugemurira Goma yose amakara, bibaza rya soko byinjiza amafaranga angana iki? Kugemura imbaho Goma yose byinjiza amafaranga angana iki? Ibyo byose byari bya FDLR. Noneho bari barashoye amafaranga cyane muri Goma, none bumvise ko bagiye kurwanywa, bagafatwa, bagasubizwa mu Rwanda cyangwa bakabamenesha, bagasenya uriya mutwe. Icyo barimo bakora ni ugusahura Goma. Ejo ngo nibameneshwa bazameneshwe bafite ikintu bizigamye basahuye. Ibyo biriya bibera muri Goma nta n'ibindi. Abamotari ubona i Goma 90% na FDLR. Ibyo ngira ngo urabyumva. Ibyo bigaragaza ko imbaraga FDLR ifite muri kiriya gihugu kandi nibo bazihaye. Bazi ko nka Kabila yaba umukuru yaba umutoya yagiye gukura abagize FDLR, yagiye kubakura muri biriya bihugu begeranye bari barameneshejwe, baragiye arabagarura ngo bamurwanirire. Urumva rero bariyubatse, babahaye ibikoresho, babahaye ibiki byose. Urumva ko ahubwo ntabwo uciye muri byo uvuga n'ejo bundi Kisekedi yakiriye abandi barimo n'umuhungu wa Habyarimana wahoze ari perezida wa Habyarimana. Ubwo rero urumva biriya bintu ubona ko ari agakino kadasanzwe, nubwo bagashyira mu Rwanda, u Rwanda rukitabira narwo nk'ubwitabira ibiganiro by'amahoro, ariko hari urumva rero biriya babakingira ikibaba kuko bazi n'imbaraga bafite. Ejo batabamera nabi Kongo bayirangiza. Jya ahubwo njya nibaza hari igihe FDLR zizabera Kongo. Ni nayo bigana, ni naho bigana rwose. Hari igihe bashobora gutera kujya tukabona hagiyeho umuntu kandi ugasanga wa muntu mu FDLR bitewe n'imbaraga babahaye intwari, babahaye ibihugu bagasoresha, bakagira gute. Ni ibintu birebire. Ngira ngo birahura no kuba noneho n'inama ya Rwanda nayo yimuwe, aho amakuru yemeza ko yimuriwe tariki ya 14 yagakwiye kuba uyu munsi, cyangwa yari iteganijwe hagati ya tariki ya 9 n'iya 10 z'uku kwa cyenda. Nta nuzi ahubwo n'igihe bizabera. Nta nuzi n'igihe izabera kuko urabona yimuriwe umunsi utazwi. Yabimuriye kuri 14 z'uku kwezi. Ariko nabo bashobora kuzimura kuko n'ubundi babitangaje ku munsi nyirizina w'inama. Reka tubitege amaso. Turebe ikizavamo, ariko ntabwo
ntabwo ari ibintu byoroshye rwose, ntabwo ari ibintu byoroshye, birakomeye. Reka dukomeze noneho tugere i Kinshasa nanone turebe aho umuyobozi umwe mu bagize ishyaka rya Martin Fayulu ukomeye yagandaguye ku mugaragaro ku Karubanda. wavugaga uyu muhungu w'ibarashe? Yego. Ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka ryitwa SD. SD ni ishyaka rya Julia Martin Fayulu. Yego. ubu rero ashobora kuba yishwe kuri aya manywa, bamurashe kandi ngo yarashwe n'umuntu wambaye imyenda ya gipolisi, ariko igipolisi cyahariye, akaba rero bamurasiye ahantu kuri boulevard ni ukuvuga ni rompwe ihuriro ry'umuhanda, boulevard yitwa Triomphale nimero ya 3 muri commune Kasavubu. Akaba rero ngo yarashwe n'abantu bambaye imyenda ya gipolisi. Biriya bya Kongo tumenyereye ko abantu bicwa mu buryo budasobanutse, ariko ni ishyaka rirwanya ubutegetsi. Icyo bisobanuye ni bya bindi nyine n'ubundi byo kurwanya abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi, ni ukubacecekesha, ni ukubagabanya babica. Hari icyo bibuza cyangwa se hari reaction ishyaka rya Martin Fayulu ribuza kubikoraho? Ntacyo barabivugaho, tubiteze amaso, ahubwo wenda se ntabwo, kuko urabona bashakaga kugarura Martin Fayulu. Yego, nayo nibyo nashaka. Minisitiri w'intebe ngira ngo niho waganishaga asimbura uriya mugore n'urwanurwaga. Iki rero hari igihe byazanamo igitotsi, ugasanga birahagaze, ntabwo bakomeje iriya mishyikirano bagiranaga yo kugira ngo yinjire muri guverinoma. Hari igihe hazamo igitotsi, biraterwa n'uburyo bamwegera, bamufata. Kuba uyu ni umuntu ukomeye, umunyamabanga mukuru w'ishyaka, ni umuntu ukomeye mu rwego kandi bikomeye, atari n'ishyaka rijegajega. Reka noneho tuhite tujya mu mujyi wa Goma, bari naho tuza gusoreza. turebe bano banyamakuru batazama basanzwe ari inkoramutima z'ubutegetsi bwa Kinshasa babuvugira buri munsi, ariko bagandaguwe nabo bakorewe ibyo batakekaga. Aba banyamakuru ejo tariki 9 z'ukwa 9 bari Mugunga. Mugunga ni ubusohoka mu mujyi wa Goma werekeza mu Isake. Yego. Ubwo rero barimo batara amakuru, noneho umuntu wambaye imyenda ya FARDC, biravugwa ko ari umusirikare wa FARDC, aza kubasagarira, arabakubita, arabambura, ese abakorera ibintu bidakwiriye gukorerwa umuntu. Ibi rero ntabwo byadutumbura, bigeze kumva aho umuntu w'umudamu ukora muri guverinora Igoma yigeze gukubita uriya munyamakuru Micombero. Ibi ngibi ni ibintu byeze muri Kongo, ntawe byatungura. Aba banyamakuru rero bakubiswe ejo hamwe na bagenzi babo, bakorera ikitangazamakuru cyitwa Tazama DRC Info. Kutazama ni ururimi rw'Igiswahili bivuze ngo kwitegereza. Yego. Tazama DRC Info rero ni ikinyamakuru bakorera, bo rero n'abagenzi babo bakaba batabaza inzego z'umutekano ko zikwiriye kujya zibabungabungira umutekano, noneho bagakora akazi kabo neza. Nari navuze ko ari igitangazamakuru gikorera mu kwaha kwa leta, kubera ko kiri muri bimwe mu bitangazamakuru bikwirakwiza imvugo zibiba urwangano ku banyekongo b'abatutsi ndetse no ku Rwanda muri rusange. Ubona ko rwose bitari byitezwe ko bakorerwa abantu bo muri Tazama, bakorerwa ibintu nk'ibi ngibi. Ibyo uvuga nibyo, ngira ngo n'ikimenyimenyi ni ibintu bigaragarira mu mikorere yabo, ibyo bavuga, aho bakorera. Reka nguhe urugero rwa hafi, ngira ngo wigeze uhamagara nguriya Njike Kayiko, iyo umuhamagaye buri gihe akabona ufite izina ry'ikinyarwanda, ntabwo bishoboka ko mwavugana. Hari uwamuhamagaye njya numva
ajya bisubiramo ati naramuhamagara arambwira ngo tetwa ni igifaransa ni ceceka. Ni imvugo ye irimo agasuzuguro icecekesha umuntu. Rero aba banyamakuru akenshi twagiye tubabona n'aho barwana baba bari inyuma ya FARDC bari hamwe na FARDC, bigaragaza rero ko kandi ubona umutekano wabo rwose uhari, bigaragaza ko aba banyamakuru babogamiye kuri leta koko. Ariko nanone FARDC biriya ntiwabizana imbere y'umusirikare umaze y'amezi twagiye tubona adahembwa. birumvikana niyo mikorere ya FARDC, niyo mikorere ya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi birumvikana nyine bagomba kubyakira. Bahisemo kubakorera abo bakorera, reka babakubite nta kundi niba byakire. Uganda se nama, reka amakuru yacu yo ku manywa ku itariki ya 10 z'ukwa 9 2024 tuyasoreza ahangaha. Urakoze cyane umushakamba, bakoze abadukurikirana. Tubibutse rero ko haba kuri radiyo televiziyo n'uriya Mashariki, haba ku Muco Wacu TV bakwiriye kudusanga bagakanda kuri subscribe, hakandwa rimwe, noneho bakanakanda ahanditse share kugira ngo amakuru yacu bayasangize abandi bagenzi babo, kandi bakande no kuri like tubone ko bakunze inkuru zacu. Noneho banandike no muri comments bahandike uko babona amakuru yacu, ari ibitekerezo batanga, ari inama n'ibindi. Reka mushimire, wakoze cyane, Imana ikurinde kandi guha umugisha. Namwe tusangire.